Twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi muri iki gitondo ndetse n'abadukurikiye kuri channel ya Nine Hope TV. Imana ibaha umugisha. Twifuje kuganira ku jambo rivuga ngo Imana irifuza kukugarurira agaciro kawe. Iyo dusomye muri Petero wa kabiri ibice 3:9 haratubwira ati Umwami Imana nditinza isezerano ryayo nguko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amen. Bene data, umuntu abasha gutakaza agaciro bitewe n'ibibi yishoyemo. Nanone umuntu abasha gutakaza agaciro bitewe n'umugambi mubi wa Satani. Satani nguwo abasha gukoresha abantu. Yakoresha abavandimwe bawe, abo muvukana, yakoresha abo mukorana ku kazi, yakoresha abaturanyi bawe, abasha no gukoresha n'abutazi. Ariko icyo tuzi gusa nuko umugambi wa Satani ugira aho utangirira, ugira naho urangirira. Imana yemera ko Satani apanga umupango we, ariko igihe cyo kuwushyira mu bikorwa kw'iherezo Imana igahaguruka, Imana ikakugwanirira. Niyo mpamvu biri tubwira ngo Imana ngo izatanga ingabo nyinshi zipfe kubera wowe. Imana izemera ko ingabo zayo zipfa kubera weho, kubw'urukundo rukomeye, rukundo Imana yagukunze. Imana ni umubyeyi wacu. Ija kurema yakuremanye agaciro gakomeye cyane. Ija kukurema ikuremana ubwiza butangaje. Niyo mpamvu Satani yafushe, niyo mpamvu Satani yahunze agatoki kandi ndetse bigera naho yivumbura, aracibwa. Ariko mu kumanuka muri iyi si ngo amanukana umujinya, amanukana n'uburakari, avuga ngo uriya muntu Imana yaremye ikamurema mu ishusho ryayo, ikamuha ubwiza, nanjye nzamugusha mu byaha, nanjye nzamugusha kugeza igihe Imana izicuza impamvu yamuremye. Niyo mpamvu bene data, mu mugambi wa Satani ahagurutsa ingabo nyinshi, agahagurutsa abazimu, agahagurutsa abadayimoni. Abo bose nta kindi bagambiriye ni ukugira ngo bahindure ishusho yawe. Ya shusho Imana yaguhaye, bwa bwiza Imana yaguhaye, k'agaciro Imana yaguhaye, Satani akabikwambura. Ariko ndifuza yuko muri iki gitondo agaciro Imana yaguhaye ukagarurirwa mu izina rya Yesu. Ndifuza ko isura yawe Satani yakwambuye ikugarukira mu izina rya Yesu. Satani ni umuriganya kandi agenda ahindura abantu benshi bakaba bariganya. Ariko ndagira ngo ubwire ngo Satani nubwo ari umuriganya, igihe cye kirageze, iherezo rye rirageze. Ariko ndagira ngo ubwire ngo isura yawe, ubwiza bwawe, agaciro kawe Satani yakwambuye, uyu munsi urakagarurirwa mu izina rya Yesu. Turafata urugero muri Bibiliya rw'umuntu umwe Imana yagaruriye agaciro. Turafata urugero kuri Yefuta. Bene wabo baramwanze, bamwangira uburyo yavutsemo. Birashoboka ko abantu bakwanga bakuziza uburyo wavutsemo. Uje kuvuka wowe ubwawe ndo wabigizemo uruhare. Uje kuvuka ni Imana yapanze, ni Imana bigambiriye, uvuka uko wavutse. Ariko aba n'abantu bashobora kwangira uko wavutse, bakakwangira aho wavukiye, bakakwangira uko usa nuko uvuga. Hari igihe tuvuga nabi bitewe n'aho twarerewe, hari igihe tuvuga nabi bitewe n'aho twavukiye, ariko ntabwo yakagombye kuba impamvu yo kuvuga ngo abantu bakwange. Yefuta bamwangira uburyo yavutsemo, bavuga ko nyina ari maraya, baramutorangiza. Umuntu abasha kukubonesha amaso, nibyo, akakurebesha amaso y'umubiri, akakwanga.
ariko hirya y'amaso ye hakaba hari umugambi w'Imana. Yefuta yitwa umwana wa Maraya, yirukanwa na bene se, baravuga ngo ejo utazadutwara ku murage, ntabwo dushaka kuzaraganwa nawe. Baramwirukana, bamwita umwana wa Maraya. Yefuta arahambira aragenda. Mu nzozi za Yefuta yifuza kuzaba umunyamaboko. Yahunze abamwangaga, ariko akomeza kwitoza bya buri munsi kugira ngo umunsi umwe inzozi ze zizabe impamo. Mwene data, birashoboka ko abantu bakwanga, birashoboka ko bavandimwe bakwanga, ariko komeza witoze kubaha Imana, ukomeze witoze kugendana n'Imana kugeza igihe ibyo wifuza kuzaba byo Imana izabihindura ukuri bikaba impamo. Igihe cyarageze, Imana imuhindura uwifuzwa. Yamuhinduye uwifuzwa gute? Abo yasize ni Abayisiraheli. Mwibuke uburyo ki Abayisiraheli bavuye mu Egiputa bamaze kwambuka inyanja itukura, byabaye ngombwa ko baca mu gihugu cy'Abamoni, basaba inzira, ariko umwami w'Abamoni abima inzira, biba ngombwa ko bakoresha imbaraga kugira ngo batambuke. Guhera ubwo Abamoni babaye abanzi b'Abayisiraheli. Igihe kiragera rero, Abamoni bagaba ibitero ku Bayisiraheli, bakagaba ibitero buri munsi, ndetse n'abandi bakikije Abayisiraheli nabo bakagaba ibitero. Bigera igihe Abayisiraheli baragwana, igihe kiragera baracoka, barananirwa. Ubabwiye ati uyu munsi uraba umugabo w'ingabo, akavuga ati oya, mutoranye uriya. Uriya na bamutoranye ati oya, mutoranye uriya. Igihe kiragera babura umutware, babura ubayobora ku rugamba. Umusaza umwe arabegera arabwira ati ariko murinda mwabura ubayobora ku rugamba, kwa kariya gasozi hari umugabo witwa Yefuta, ni umunyamaboko. Imana yamuhaye imbaraga, Imana abagaragu, yamuhaye ingabo, kandi aratuje, yabasha kubagwanirira. Kandi anakurikiranye amakuru, nsanga ni mwene wanyu, ariko mwaramwanze muramujugunya. Abayisiraheli baravuga ati none ko twamwanze bizagenda gute? Igihe kiragera, baragenda baje kunegosiya nawe, baravuga ati twemerere udusabe icyo ushaka cyose, ariko uze utuyobore ku rugamba, utugwanirire. Abamoni batumereye nabi, Amowabu batumereye nabi. Nuko Yefuta arabwira ati ibyo muvuga ni ukuri? Ati ni ukuri. Ibyo muvuga ni ukuri? Ati ni ukuri. Abakwanze nabo sibo, ahubwo ni uko batazi umugambi w'Imana. Haleluya. Abakwanze ntabwo nabo ari bo, ni uko bari batazi icyo Imana izakugeraho cyo. Nuko Yefuta, nubwo bari bamwise umunyamaboko kandi nawe abyiyumvamo, ariko yibuka ko hejuru ye hari undi munyamaboko umusumbya iki? Umusumbya imbaraga. Haleluya. Ntabwo yabyirase, yibutse ko hejuru ye hari Imana ishobora byose. Yibutse ko hejuru ye hari umugabo uruta abandi bagabo. Yibutse ko hejuru ye hari intwari iruta izindi ntwari zose. Arababwira ati mva, mushake amapfizi y'intama n'ay'ihene, tuje gutamba ibitambo, dutambire Uwiteka, maze n'ibyo muri kuvuga mubirahirire imbere y'Imana yanyu. Igihe kiragera, bafata amapfizi y'intama n'ay'ihene, barazamuka ku musozi, batamba ibitambo. Barangije bavuga ati Uwiteka Mana, nzi ko ushobora byose, twenga abana bawe tumaze kunanirwa, none twemereye Yefuta ko atubera umugaba w'ingabo, natsinda urugamba twemeye ko azatubera n'umucamanza akatuyobora. Yefuta amaze kubona ko bamaramaje igitambo, batamba igitambo, Yefuta aravuga ati okay, nanjye ndabyemeye. Ubwo mubirahiriye imbere y'Imana yanyu, nzi ko Imana yanyu ifite imbaraga,
mfite imana, nzi ko imana yanyu ishobora byose, nanjye ndabyemeye, ngiye kubagwanirira. Yefuta mu kwizera ahagurutsa ingabo ze ajya kurwana n'Abamoni. Ageze ku rugerero, ntiyatinya no kuvugana n'umwami w'Abamoni, amutumaho intumwa, amwibutsa amateka y'Abayisiraheli, amwibutsa ibyo Imana yakoreye Abayisiraheli, uburyo ki bakuye mu maboko ya Farawo, uburyo ki yabambukije inyanja itukura, uburyo ki bageze mu gihugu ku nkengero z'igihugu cy'Abamoni bagasaba inzira, umwami w'Abamoni akabima inzira bakanyuramo ku mbaraga. Ariko ibyo byose umwami w'Abamoni yinangira umutima, aravuga ati bakagabo we turagwana. Ariko Yefuta aragwana, arashikama kuko ari kumwe n'Uwiteka, anesha Abamoni, atahukana insinzi. Haleluya, haleluya. Yefuta anesha urugamba, nuko agirwa umucamanza w'Abayisiraheli. Muri icyo gihe Imana yari yarategetse ko ubwoko bw'Abayisiraheli buzayoborwa n'abacamanza. Burya abami baje nyuma, Abayisiraheli babanje kuyoborwa n'abacamanza. Imana rero irifuza kugarura agaciro kawe. Birashoboka ko agaciro kawe wakanyazwe na bene wanyu. Bene wanyu barakwanze, baguhindura icyo utari cyo, bahindura isura yawe, bahindura ubwiza bwawe. Nanone birashoboka ko agaciro kawe ushobora kuba waragatakaje bitewe n'ibibi wishoyemo, bitewe no kutumvira Imana, bitewe no kutagenda mu mategeko y'Imana. Imana aduha amategeko 10, ariko uyu munsi wa none amategeko abenshi ntabwo bagenderamo. Bamwe baravuga ngo amategeko avuyeho, abandi ngo tuzubahiriza aya nganda ntabwo tureba. Ariko bene data, amategeko y'Imana yigeze ahinduka, nta nubwo akuweho n'inyuguti n'imwe. Ubutaha tuzareba amategeko y'Imana kuva ku itegeko rya mbere kugeza ku rya 10. Imana itugire neza. Birashoboka ko Satani yakuriganije, ariko nubwo Satani yakuriganije, birashoboka ko nawe ushobora kuba warabaye umuriganya. Bene data, kuriganya bizana umuvumo. Bishatse kuvuga yuko umuriganya yizanira umuvumo mu cyimbo cy'umugisha. Bibiliya iduha ingero ebyiri z'abariganya. Iduha urugero rwitwa Yakobo na murumuna we Yuda. Ariko igihe cyarageze, Yakobo ari wo Isiraheli wari umuriganya, ahindurirwa izina yitwa Esawu. Ariko Yuda we ngakomeza kwishora mu bibi, akomeza kwishora mu bitagira umumaro, akomeza kwishora mu birakaza Imana, ntiyihana. Ariko reka dusome Yeremiya ibice 3 n'umurongo wa 11. Yeremiya ibice 3 n'umurongo wa 11, twumve icyo Imana itubwira. Yeremiya ibice 3 n'umurongo wa 11, turasoma mu izina rya Yesu. Maze Uwiteka aramubwira ati, Isiraheli w'umusubiranyuma yerekanye ko ari umukiranutsi kuruta Yuda w'umuriganya. 12. Genda wamubaze aya magambo aherekera ikasikazi, uvuga uti, garuka wamusubiranyuma we Isiraheli, niko Uwiteka avuga. Sinzakurebana igitsure kuko uri umunyambabazi, niko Uwiteka avuga. Sinzakomeza kurakara iteka. Icyo nshaka kimwe nuko wemera ibyaha byawe, ibyo wacumuye ku Uwiteka Imana yawe. Wayobereje inzira zawe ku mana z'abanyamahanga munsi y'igiti cyose gitoshye, kandi ntiwumviye ijwi ryanjye, niko Uwiteka avuga. Imana itugire neza. Mwene data, muri iki gitondo ndakugira inama. Ubwiza bwawe, isura yawe, agaciro kawe warabyambuwe bitewe no gukora ibyaha, bitewe no kutumvira ijwi ry'Imana, bitewe no kutagendera mu bwiza bw'Imana. Ariko ndakugira inama yo kwemera ibyaha byawe, ndakugira inama yo kwihana, ndakugira inama yo kugaruka kugira ngo Imana ikugirire imbabazi. Imana ntabwo izahora irakara iteka. Imana yacu ni inyembabazi.
muri iki gitondo ndatangaza imbabazi z'Imana ku buzima bwawe. Muri iki gitondo ndatangaza kugira neza kw'Imana ku buzima bwawe. Garuka, Imana iguhindurire amazina. Wo kwitwa umuriganya, kuriganya ntibizana umugisha, ahubwo bizana umuvumo. Imana ikugire neza kandi Imana ikwishimire. Amen. Mwari kumwe na Pastor Jean Felix Umuremyi. Ndagira ngo ngwibutse gukora subscribe kugira ngo ubutumwa bwacu buje kugeraho buri munsi, kandi niba unifuza gutanga comment cyangwa se icyifuzo cy'umwihariko birashoboka kandi bibaho, wasura urubuga rwacu ni wa9hope.com. Imana rero ikugire neza kandi kwishimire. Amen.